Umujyi wa Detroit, ahantu havukiye imodoka za mbere zikomeye ku isi. Ubusanzwe umujyi wa Detroit ni umujyi ubarizwa muri leta ya Michigan, aha ni mu burengerazuba bwa Amerika. Muri uyu mujyi hakaba hari kubera ibintu bidasanzwe. Umuhanda ufite ubushobozi bwo gusharija imodoka iri kugenda. Yego, uyu muhanda ukora nk'uburyo busanzwe bwo gusharija telefone. Ibi bidasabye kuyicomeka, ikizwi nka wireless charger, ariko wo ukabikora ku modoka, nta gucomeka, nta guhagarara, nta gutegereza amasaha, gutambuka gusa ukabona umuriro winjiye muri bateri y'imodoka yawe. Ibi ntabwo ari filime, iyi ni Detroit y'uyu munsi. Njye nitwa Bakis Christian, guhaye ikaze. Mu myaka irenga 100, Detroit niyo yaranzwe no gukora imodoka zidasanzwe. Ariko hashize imyaka 2 hibazwa ibibazo bikomeye cyane. Imodoka z'amashanyarazi zisharija gahoro, bateri zishiramo umuriro vuba, sitasiyo zikoreshwa cyane, umurongo munini ku masitasiyo atandukanye. Abahanga nibwo batangiye kwibaza ibibazo, ariko bisa nk'aho ari amayobera. Ese umuhanda ushobora kuba isoko y'amashanyarazi? Abantu benshi barasetse cyane. Nyuma yo kumva ibibazo nk'ibyo, nta muntu watekerezaga ko ibyo bintu byashoboka. Ariko hari itsinda rimwe ritigeze ribiseka, ahubwo ryihutiye gukora ubushakashatsi. Iryo nta rindi ni kompanyi yitwa Electron. Yizeye ko ibanga rishobora guhindura isi. Mu mwaka w'ibihumbi 2023, leta ya Michigan, umujyi wa Detroit na kompanyi ya Electron batangiye ikigeragezo kidasanzwe. Aha ni mu muhanda wa 14th Street mu gace ka Corktown. Abatekinisiye batangiye gushyira insinga za kopa munsi y'umuhanda. Izo nsinga zikaba zifite ubushobozi bwo kohereza amashanyarazi binyuze mu ikoranabuhanga rya induction. Aha ni nk'uko telefone ishobora kwisharija, ariko atari ngombwa ko uyicomeka ku mugozi. Iyo imodoka ikoresha amashanyarazi, iba ifite icyitwa receiver. Iki gishinzwe kwakira umuriro w'amashanyarazi. Igica hejuru y'izo nsinga ihita itangira kwisharija ako kanya, nta gukenera guhagarara, nta gukenera gusharija wifashishije umugozi. Ibi byitwa dynamic wireless charging. Detroit ikaba yubatse mu buryo budasanzwe bwo gusharija imodoka zikoresha amashanyarazi. Iyi modoka mu gihe iri kugenda bidasabye ko ihagarara, igiye kujya ihita isharija umuriro. Ubwo igerageza rya mbere ryatangiraga, byari bimeze nko kubona amateka arimo yandikwa imbere yawe. Abahanga mu by'imodoka batangiye kureba uburyo imbaraga z'amashanyarazi zizamuka, uburyo gake gake amashanyarazi agenda yinjira mu modoka. Mu gihe imodoka yo n'ubundi yari irimo igenda, ibi ngibi byari bimeze nko kubona ibitangaza. Hari abanyamakuru n'abanyamahanga baturutse impande zose. Ibi ngibi byari bimeze nko kubona inzozi nijoro uryamye ukarota inzozi runaka. Hari ibitangazamakuru bitandukanye. Ibi ngibi byari ukubona ibitangaza ku manywa y'ihangu. Ariko kubaka ahazaza ntabwo ari umukino woroshye, ku buryo buri wese yagira ubushobozi bwo gukoresha uburyo nk'ubu. Harimo ibigoye nk'ibi ngibi bitandukanye: ikoranabuhanga rihenze, imihanda ishobora kwangirika bigasaba gutunganya, imodoka zigomba gushyirwaho ibikoresho bikwiye kugira ngo bibashe kwakira imbaraga nk'izi ngizi. Ibihugu bikeneye guhindura uburyo byubatsemo imihanda yabyo. Ikibazo gikomeye ushobora kwibaza: isi izabasha kubona ubushobozi bw'iri koranabuhanga? Ese igihugu cyacu cy'u Rwanda kizabona ubushobozi ku buryo uyu muhanda waba uri ahantu hatandukanye? Ibyo ngibyo ni nko kuvuga ngo nka Nyabugogo, Kacyiru ndetse n'ahandi. Mu buryo budasanzwe, tekereza ko isi igiye guhinduka gutya, aho imodoka zidashiramo umuriro, gukora ingendo ndende bidasabye guhagarara ngo ushyiremo umuriro. Ibi bigiye gutuma amasitasiyo yo gushyiramo umuriro agabanuka. Uyu muhanda wa Detroit ufite uburebure bwa metero 400, ariko ikoranabuhanga riwukoze rishobora guhindura isi yacu. Iyi ngiyi ikaba ari n'impindura amatwara ya kabiri ku modoka.
Detroit yabaye itangiriro ry'imodoka zigezweho, ariko ubu noneho igiye kuba itangiriro ry'ahazaza, umuhanda ufite ubushobozi bwo gusharisha imodoka iri kugenda. Ibi ngibi ushobora kumva ari inzozi, ariko ubu ni inzozi ziri kuba impamo. Umunsi ushobora kuzaca Nyabugogo utwaye mu muhanda nk'uyu nguyu. Ntabwo ahazaza hari kuza, ahubwo ahazaza haraje imbere ya vola yawe y'imodoka, imodoka ya elegitike, imodoka isharijwe n'umuriro w'amashanyarazi. Ibi ngibi ugiye gutangira kubibona mu minsi iri imbere. Mu minsi itari myinshi cyane ugiye gutangira kubona ikoranabuhanga ridasanzwe nk'iri ngiri. Njye nitwa Bakis Christian, ndagushimiye ko wabanye nanjye muri iki kiganiro.